Dorcas we na Vestine nde wabarengeye mujye mwaye muri mu rukiko muri kurega wa mugabo babangamira. Uwiteka araturengeye. Ubu se kubirago numvaga by'ibinyoma yabaregaga ubu nta kintu Imana yabafashije. Akuye wibirego by'ibinyoma. Ariko Dorcas nawe urasetsa ubwo se gukunda kujya mu cyumba araramo kuvamo umutsinze asiga amaboko ya yaraza he. Ukuboko kwe kuri kubarembejwe n'imyambi y'umubisha. Shange ndumva bimbabaje ubu se nyarukiye muri salon ni ibiki abakorera. Ora tutopesa. Baba we birumvikana no kugira mutazagira icyo mubona ubwo se abayumva mutabona iki. Tutazabona gakondo. Ariko Bruce Melody umukobwa bita DJ Crash wirirwa se bya nyambo ubu tumwite nguki koko. Tumwite munyakazi. Naho ya mano wirirwa kumusuwagege. Tumwite munyakazi. Guys nabaga nibere ku ishuri nta kibazo nifite ariko kumva uri gusebya nyambo byo ubu ngiye kukubaga ntakinye. Niko DJ Crash wanshinzi ubwo we ntago wambara nabi ko nawe ukuvuga. Yera nambaye nabi mpumura. Nta kibazo. Bururu tawandi wambaye neza nuka. Ese ubundi projet yo gushaka views usebya nyambo yatangiye gute konzi kora n'umuntu gukurikira. We nigeze kora no baby unuka. Oya mwana. Kandi araze. Wese urujyango yarabimenye ko nuka. Ese uko kuri seriye to kujyanye mu rukiko abivuga nyambaranuka n'abantu barabizi. Namutabizi. Narabimubwiye. Harika abantu muri abagome ubu waragiye imbere yati nyamburanuka ko kugerageza uhindure cyangwa wavugishije indi mvugo. Nago nabwe nguranuka akanamubwiye ngo gerageza uhumure hari abantu bakuntumyeho nabwe kandi abantu babunda ariko bana muntumye hari abantu bamuntumyeho. Niko nyabureka kuvugishwa ngo hari abantu bamugutumyeho ngo umubwire nguki. Umuntu myara abantu bamuntumyeho arambwira ati wazamurabuye ko bimeze gutya na gutya. Ariko wenda ngiye sinapfa kubimenya kubera mba mu cyaro we mubana mu mugi ubunyambo gukaranuka. Ntaganuka byo kunuka nimba ari cyo Imana sinkizi. Mustari. Kandi ubwo ni mwiza dizi. Cyukishe. Dorcas we ko hasohotse amafoto yawe na Irene mwambaye ubusa yagukoresheje biri yashaka gukora iki. Ashaka ko tuvuze induru. Aho kuzavuze impundu. Ariko Dorcas ukimara kumenya ko ashaka gukorera ibintu bibi wahise uhungira he ubu ngubu uri he. Ndi mu buhungiro bukomeye. Ubusa ahantu wahungiye nagashobora kuhagusanga n'ubundi akaguhemukira. Umwanzi atabasha kuvogera. Ndumva warisha ahantu hakomeye ubwo se ahantu wihishe ni ibiki biza bikakubangamira. Imiyagira zikambura w'ijambo. Ibindi byose bisigaye mbo ibyo gukanda amabere byo gusambanya umugore wa Idrissa ibyo bigiri simbishyigikiye. Inyusi mero watangije projet yo guhangana The Ben ryari. Kera cyane. None se niye mpamvu yatumaga wanga The Ben ubuziraherezo. Atinyaga guseba none byarabaye. Ariko ibyo yivugisha ntago urabona uziyo pampa afite bafite imbaraga nyaruda ntabwo yabikubwiye. Amaneno y'abahaters hasi cyane. Ariko se kuba The Ben akurusha iti nibyo bishaka gutuma urwana waretse kurwana ubakomeretse uravuga ngo iki. Uwo nkomeretsa I'm sorry. Ariko banza The Ben umugenderaho ku bintu byinshi ngibyo ukora byose rugero nko mu giteramo bagukoreye ibiki. Byo nkora byose ama designer sinyariruka ku mashori. Bakakanya tuvuga yongeye gutangira kwiyahuza amatabi muri iri joro kugira ngo ejo uzatsinde The Ben muri kiriya gitaramo. Reka Munyakazi yasimenye ijoro kandi simwe mogigira zirakubona wapeke. Zeotara Yo kubera iki wakoranye na yama ndirimbo y'indaya. Dukwiruka ku byanje muzanje je nabanje. Ariko amakuru dufite ngo nawe murafana Bruce Melody da. Fani mberiyo nigifite duze amenya mera ku mazigo ni turi nigana ramenya utuye. Aho niba unamwihakanye gira ikintu mubaza imbere y'abantu. Ko yanjana wayihawe nande wowe kandi nande. Ariko nawe ukurura kuzi Bruce Melody n'uwa mbere we na The Ben ntago muzi kuririmba pe. Ongera utuvuge nkumva nkujane gusura bariyo mwumva. Hana isi nijuru ntago nakongera kubavuga ahubwo se The Ben we yimitswe nande muri muzika. Yimitswe nande yimitswe na gengo yiwe. Zeotara Yo
The Ben kakiri kwijyana na Bruce Melody kandi imbere hose yarahoze ari uwa mbere ubu ntago indirimbo ze zakomeza guca kuri televiziyo y'u Rwanda n'ubundi agakomeza kuba uwa mbere mu gihugu. hari umugabo yabuze intebe birizo genge zongeremo intege songa mbere nita kuri televiziyo zikina amasele. Reka aho nawe urakabije none se The Ben ntago yagafasha ubu ngubu rwose ntago ari umuntu w'umukire mu Rwanda. bagafashe bari newteri gangsta zimanuka mu mideli. Bruce Melody mu buzima bwanyu bwa kera The Ben wamukoreshaga iki ko n'ubundi yari umuhanzi mukuru? niwe najyaga mamagara telefone yayijugunye Birumvikana nta kindi watubeshya yari yarakwimye kolabo nyine yaraguhakaniye. sinavuga ko yamakaniye Knowless wo ko wabibonaga wabonaga The Ben ari indyarya ariko babeshya collaboration. byatangiye ari bisanzwe tuziranye nk'abandi njye ntago nari nzi ko byabaho. Nzi ko mu bakobwa ba kera b'abahanzi nawe baba guhara imbere ya The Ben na Bruce Melody. The Ben yabwiraga ngo iki Bruce Melody kugira ngo amubeshye kolabo. komeza unyizere sinzigera nkubabaza nzi neza yuko aho ndi hose nkuzirikana. Ariko The Ben banzi ibintu bakuvuga ko kari ibyo ni ibihe bintu se babwiraga babimye kolabo? cyadutanya Niko kumanya ko please ko nari ngiye kubamora umupuri kabunaniye nkora icyo ubungu. kubita kuri ka ndimbi None se ngegera indaya naringuze ko ari umugore ubwo biragenda gute? umugore arataka maze azana mazi Bya bintu birakora kabisa uzika amazi aje. kubita yego kubita Following mwana iyi challenge ifite ubutumwa. Niko kumanya ko please njye ko ninga software development ubunzi iki koko? hakoze umugabo ko byira ngo hagarara ngo cyangwa ngo nguhene gutyo bose naye nako Cyakoze murasekeje naye koko mukecuru utanga umupuri. nanjye ndi umugore w'umugabo ariko umunange umaye bibiri rwose twagenda Ariko Dorcas nawe nizeraga muravuga amagambo nk'ayaba bakecuru. nukuri hazabona rimwe. Rega ibyo wambwira byose mba numva kuri kumbeshya none se ni nk'iki wakora kugira amenye kutabeshya? muze mwirebere. Cyangwa nawe umugabo wawe ari gukoresha nk'ibyo bakoresha uriya mugore wa mbere ntwavuganye nawe. oya nkishidikanya. Ya mano igihe wagiye muri gereza we na motari arimo abura ubafungishije ni akahe kazi mwahise mukorera muri gereza ka mbere na mbere? nuko ninjurikiye de ubwo mpitamo gukatiriza ndege Ya mano witwa Jihad ko wamufungishije ubwo wamusanze muri gereza kubwira ngo ucye amagambo ababaje yatuma utazamuka. abahungu nabo bankoma amatenge y'amano ntago uzagafata utangwa ifege Ya mano ko nkuzi kunakuru rumeze nka The Ben ubwo ko bakubuzaga amahoro babuza amafomira bikagenda gute? sometimes mbura fomira nitsimba mu cyumba maze ntarira Se ya mano abantu mwe mufunganye bose kari genge ya Jihad kandi ko barafungishije Jihad uko ko byakugendekeraga gute? aho uciye hose bakakatira power play y'i Kigali nayo nimura Ya mano ukimara kumenya ko umugore wawe yatanze umunsi wagejya kujya nugera muri gereza bazakubangamire nicyo wese wiyemeza nk'umuntu wahemukiwe n'amabura. nirengagiza umuruho nkubitwe inkoni y'imihanda yabiryoga ingira indembe Following mwana nubundi byose ni iby'isi twese tuzapfa tubisiga ubundi sharing iyi video igere kuri mabure wahemukiye ya mano.